abantu bakoze jenoside ntibavuga ko ntabwo muri propaganda zabo ntibavuga ko mu Rwanda hategeka abatutsi. Yego. Ntabyo ari barabivuga urabizi. No kumbuga nkoranyambaga biri mu maturufu bakoresha. Hanyuma se Kayumba na Karegeya na Rudasingo bagiye hehe? Niba ikibazo ari amoko. Na 73 ni umuhutu wishundi. Habyarimana yishe Kayibanda na guverinoma yose. Nkunda kubabwira ntariko abahutu abakiga n'abanyenduka. Nigeze kubabwira nti kumbona ko mwapfaga ubutegetsi mwese ubu mukaba ntabwo mufite ubu murapfiki sibyo isufi yuko n'ubumwe bw'abahutu yo bugiye kujya hamwe hari umuntu winaga nko mu misa agasaba misa agasabira abanyapolitike bishwe 73 abakiga bakanga kuyijyamo n'ubundi abo mu majyepfo bakaba aribo bayijyamo ibyo bibera mu bubiri no kuvuga yuko umuntu ufite amacakubiri n'inka bya bindi bavuga ngo uzuye inguru bazibona hose ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu afite amacakubiri ariko hari ahazagarukira ni jenoside RPF yahagaritse n'abari abantu bisha abantu nyuma yaho bari batangiye gusubirana nabo batangiye kwishakamo ibyitso yego donc nukuvuga yuko niyo mpamvu nari ndimo kukubwira kandi ibyo bintu ni ibintu bishobora kuboneka muri izo ngirwamoko zose nakubwiye ko Rucunshu nta muhutu wari uhari n'abahutu bo mu majyaruguru bisha bo mu majyepfo donc nukuvuga ko ibyo bintu byose niyo mpamvu nkubwira ngo iyo umuntu afite uwo muco wo kure mu dutsiko ariko no gucama abantu ibice ntabwo n'umuntu ntabwo agira hagarukira umva ko General James Kabarebe abivuga ariko intambara irangiye 94 kubera wa murengwe n'ubusambo no kushaka kwikuza haza kuzamo indi tendense yavuyemo ubupingamizi bwa Bakayumba Nyamwasa. Kayumba aragenda ajya mu gisirikare atangira kugenda acamwa abantu bice afata bamwe mu bavuye Uganda arabiyegereza afata mu bavuye Burundi arabiyegereza afata abagogwe arabiyegereza afata n'abacitse ku icumu akabiyegereza ariko agamije kwikuza. Muri RPA rero ushobora kubikora igihe gitoya cyangwa muri RDF ariko aho wabizamurira ngo bimenyekane icyo gihe ntibabyemera. Kayumba rero nuko yaje kumenyekana. Hari n'igihe abasirikare bo muri Republican Guard umuyobozi wabo yabahanye ahanyemo umusirikare umwe w'umugogwe abagogwe bose bageze muri 100 bahungira kwa Kayumba mu rugo. Urumva ukuntu yari yarubatse icyo kintu ariko ibya Kayumba nyine bimenyekanye nibyo byamuviriyemo gutoroka. RDF cyangwa ingabo z'u Rwanda zihora zifite mechanism muri intano ku buryo akantu kose kagiye kuzicamo gafite uburyo kamenyekana kandi kakarangira uwo mwanya. Erega RPA yitaza kuba iri 2009 kuri Stade Amahoro His Excellency yatanze imidari mu midari mo yatanze harimo umudari w'ubutwari wahawe abasirikare ngira ngo 3 harimo umuriyetuna witwa Dominique Sempiga yari ex-FAR ariko hariya mu gutanga imidari kuri stade nta muntu wabimenye kuko basomaga amazina gusa gutya. Dominique Sempiga yigishaga aba ofisiye ba cadet ari kumwe n'abandi ba instructor babigisha gutera grenade. Babigisha gutera grenade umwe mu ba ofisiye ba cadet ayitera nabi ayitera hagati y'aba ofisiye 8 bagenzi be kandi grenade iyo yatangiye gucumba umwotsi gutya igacumba umwotsi ntagaruriro. Sempiga yarasimbutse arayifata ayijugunya hirya ariko icyo mugomba kumenya nuko abo basirikare 8 yagombaga kwica iyo Sempiga ashaka kwibona mu moko aba yarabaretse. Kigeze kubaho icyo kintu ikintu cyitwaga solidarite Kibuye kigeze kubaho nacyo ariko nkuko yarabivuze cyabayo hari n'ikindi cy'abanyenyanza nacyo cyitwaga gute nacyo kirahari byagiye bibaho ngaho iki kintu kuko byibura nibyo navuze na mbere abantu bakabaye batekereza ko ibintu bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda bifatika binini byakemutse ari byo by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa ariko ukurikije ibyo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda avuga ibyo yumvise ari Musanze
hasa naho hari ikintu abantu birengagije nubwo kiri muri iriya 6% gusa, ubundi igipimo kigeze kuri 94% abantu bishimira ko ubumwe rwose bw'abanyarwanda bugeze kuhashimishije, ariko muri iriya 6% ndashaka ko mu minota dusigaranye tumera nk'aho tugaruka kuri iki kintu ntanakita amashyirahamwe na regionalisme, ibi bintu bishingiye ku turere no kwironda. Ahari abantu ngira ngo ndimo kumva aho ugana. Ngira ngo hari ikiganiro twarimo na mugenzi wawe ejo, hari ibintu nabonye babigize blague, abantu baseka cyane kuri social media. Nahoze hari ibintu navuze ejo mbabwira ko iyo umuntu afite ahisemo kubakira ku macakubiri, gucamo abantu ibice, nushaka ujye kureba abantu bari bariyise abakiga, kuko leta ya mbere, guverinoma ya Kayibanda, ubutegetsi repubulika ya mbere bavuga ko ubutegetsi bwari bwikubiwe n'abitwa abanyanduga, uretse igisirikare cyari kiri mu bakomoka mu majyaruguru. Kandi Colonel Logiste nawe agishinga akashyiramo abo mu majyaruguru, nawe yari afite icyo agamije. Mu myaka iri imbere byanga bikunda icyo gisirikare yabonaga icyo kizakora. Yego, nujya kureba Leonze Kamarade bakoze kudeta, uraza gusanga ari abantu bakomoka ahantu hamwe. Noneho uretse Ruhashya wo muri Kigali ngari hano, Epimake Ruhashya, abandi bose na Colonel Simba w'umunyagikongoro, ngira ngo na Jeanne Pomsene Munyandekwe, ngira ngo, ariko abandi bose uraza 7 ku 10 kuri 11. Donc nukuvuga ko uraza gusanga ari abantu bakomoka ahantu hamwe. Noneho nuko igisirikare cyari cyubatse cya Habyarimana, n'ubundi senior officers bose wasangaga n'ubundi bakomoka ahantu hamwe, sibyo? Hafi ku gipimo cya 99%. Noneho abakiga nabo, noneho ubwo kudiskrimina abatutsi ntabwo byahagaze. Ariko noneho nibyo nkubwira, mu mbwirwaruhame za Kayibanda usangamo we yashakaga ubumwe bwa rubanda nyamwinshi. Muri make nawe yashakaga ubumwe bw'abahutu. Nkunda kuvuga ngo ubumwe bw'abahutu ni ikintu qui n'a jamais fonctionné parce que ça n'a pas été un point fort de l'histoire, kuko ubwo bumwe ntibwigeze bunashoboka. Ariko kuko noneho rero reka turebe, noneho bigeze muri 73 nyine, nyuma ya kudeta, abantu bakomoka mu Rukiga bica abari bari muri guverinoma y'Induguzi, ko Habyarimana yarimbuye guverinoma ya Kayibanda n'abari bayirimo bose. Abatafunze bafunzwe bicirwa muri prison, abatahise bapfa sur place. Ibyo ngibyo icyo kiranasubiza. Dore rero nkubwire, noneho ubumwe ndagira ngo ukiri aho ngaho, icyahubwo ntigisubiza cya kindi abantu bibazaga ko ikibazo ari umututsi. Aha, dore rero ubwo nyine nari ndimo nkubwira ngo niba ikibazo yari umututsi, Habyarimana na Kayibanda ko bose bari abahutu, bapfuye iki? Donc ubwo nukuvuga ngo bapfuye ubukiga n'ubunyenduka. Ubwo nibyo tugiye kurimo. Noneho rero kimwe navuga ikibazo cy'ironda karere, hari ikintu mutavuze, hari ikintu wibagiyeho gato Evode. Kwita tariki 20 z'ukwezi kwa 4 muri 80, nabwo Habyarimana yashwanye na Rizinde na Kanyarengwe. Biva mu cyaro Rukiga bihinduka akazi. Nibyo nari ngiye kukubwira iby'akazu, kuko hari kudeta bavuga yapfubye muri 80. Urayibuka ya Rizinde Theoneste, Kanyarengwa gatoroka, harimo witwa Kagenza Alphonse na Komanda Biseruka, n'abandi bari aho ngaho. Hafunzwemo abantu benshi, barimo abagore bitwa Banyirabihugu b'Abanyabutare, we yanapfuye ejo bundi umukecuru. So donc nukuvuga ko ibyo bintu byose mu mateka y'u Rwanda yavuba harimo ikibazo cya regionalisme cy'ironda karere, nacyo abantu bashobora kuba bari. Niho rero nari ngiye kugera, nari ngiye kukubwira ko n'abakiga bari baramaze kwicamo abashiru n'abagoyi. Yego, sibyo? Hari haramaze kuvamo abashiru n'abagoyi. Niyo mpamvu nari ngiye kukubwira nti iyo wubakira ku macakubiri, ugira gutyo ugacamo abantu ibice. Ejo nibyo navugaga ko ibice nabyo biragenda bikavamo uduce natwo tukabyara uducece tukabyara uducecete tukazabyara utuntu tw'utuvungukira bikazenda ingapo bigiye ku mukungugu, kandi umukungugu uratumuka. Sosiyete itagihari, kiba kirangiye. Ubwo rero nibyo ndimo kukubwira. None reka turebe rero, noneho niba ikibazo cyari abahutu n'abatutsi, nibyo turimo kuvuga. Subira muri ibyo bya 59 bavugaga. Nje nkunda kubibwira abantu, mbwira n'abantu kuri ni mujye musobanura amateka uko ari. Nkababwira ngo umuhutu wari uri mu ntambara yo ku Rucunshu ninde?
ninde muhutu wari uri ku rucuncu ko abakono n'abega bose abega n'abakono ni abantu bavagamo n'imiryango yabyaraga abagore b'abami. Of course abami bo bari abanyiginya, ibyo byo nta nubwo tunabitindaho. Icyo abakono n'abega bahuriragaho ni ukubyarira ingoma, babyaraga abami. Donc yari imiryango yitwa ibigina. Yes, bashyingiraga abami. Wajya no kureba ugasanga nk'abantu bitwa abiru abenshi bari abatsobe. Donc nibyo bari bafite ukuntu bagenda babisesekeranya. Donc noneho niyo mpamvu rero nari ndimo kukubwira rero ubwo ngubwo iyo urimo kureba aho ngaho, donc noneho tukirirwa tuvuga ibintu kuko nk'ubu ngubu turaje kugira ngo nkwereke ko ushobora kwitegereza ibintu ukagenda ubona uko ibintu bigenda biturika. Aba bantu bakoze jenoside ntibavuga ko ntabwo muri propaganda zabo ntibavuga ko mu Rwanda hategeka abatutsi. Yego. Ntabyo ari barabivuga urabizi. No ku mbuga nkoranyambaga biri mu maturufu bakoresha. Hanyuma se Kayumba na Karegeya na Rudasingo bagiye hehe? niba ikibazo ari amoko. Donc ndakubwira ko ukiri aho ngaho nyemerera hari ibintu bimwe na bimwe muri iyi nama nyunguranabitekerezo ku bumwe bw'Abanyarwanda. Umujyanama wihariye w'umukuru w'igihugu mu bijyanye n'igisirikare n'umutekano ni General James Kabarebe yagarutse n'ubundi kuri bimwe mu byatumye abo bose badakomezanya urugendo na babohoye u Rwanda, ingabo za RPA zaje kuvamo RDF ndetse na FPR Inkotanyi. Mu bihuha byagiye bikwirakwizwa harimo kuvuga ko no muri RPA harimo amacakubiri, ariko General James Kabarebe atoya ibyo ni ibihuha, ahubwo dore ukuri kuri ibi ngibi bigenda bikwirakwizwa. Umva uko General James Kabarebe yabisobanuye. Nk'uko mubizi urugamba rugitangira rwakubitanye n'ibibazo bikomeye cyane ku buryo mu byumweru bibiri by'intambara urugamba rwari rwananiranye, abantu bameze nabi cyane. Uwashoboye kurugumaho yari umuntu uzi kwihangana cyane. Muri icyo gihe rero abasirikare benshi baratorotse baragenda, abenshi bagasubira iyo bavuye, abasubira Uganda, abasubira Tanzania, abasubira mu Burundi, abasubira i Kongo. Aho niho haziye nka ruma ivuga ngo hari abadafatwa neza ku rugamba. Ibyo ngibyo byaterwaga n'abasirikare bagize ubwoba bagahunga, yagera i Burundi akavuga ati twebwe abavuye i Burundi badufata nabi, nitwe bikoreza amasasu, nitwe bashyira gutya. Abavuye i Kongo bati nitwebwe bashyira imbere, abandi bakajya inyuma, ariko ari ruma zituruka inyuma zitwawe n'abo ngabo bagize ubwoba. His Excellency amariye kugera ku rugamba yasanze abasirikare barakubititse batagishoboye kurwana, bameze nabi, bashonje, bananiwe, bazahaye, ku buryo nta gihe na kimwe bashoboraga kugira cyo kujya muri utwo dutsiko. Ariko nawe ntabwo yabahaga umwanya w'utwo tuntu, ntabwo yawubahaga na gato. Bamaze kuzanzamukamo gatoya, kwa kundi abantu bamara gukira bakazanzamuka, ni kwa kugeraho nk'umurengwe gato, abantu batangira kwireba wenda kwema udukundi atari udutsiko. Nk'urugero rumwe, hari abavugaga ikigande, nko muri communication bakavuga ikigande, abandi bakumva ko bahejwe. Kandi n'abavuye Uganda bose ntabwo ariko twavugaga ikigande, natwe twabonaga ko atari byiza. Icyo gihe His Excellency akabisenya uwo mwanya, agafata wundi uvuga ikigande akamugerekaho utakivuga, uvuga iringara, akazana uyu nguyu akamugerekaho undi. Ndetse naho umuntu ashatse kumvikana n'undi kugira ngo bahishire icyaha, akaba yabivumbuye, wakamukuraho akamushyiraho uwo badashobora kubyumvikanaho. So ukuntu yayoboye abasirikare, utwo tuntu twose twashoboraga gutera ibibazo yaradushenye completely, aradusenya ku buryo abasirikare bageze aho ngaho bose baba bamwe, aho bavuye kandi hatandukanye, bose ugasanga bameze nk'aho bavindimwe. Mbere ururimi rwa RPA rwo ku rugamba rwari Igiswahili. Noneho nyuma uko abasirikare bava mu Rwanda bagiye baba benshi cyane batumva Igiswahili, nuko abantu bagiye bamenyera Ikinyarwanda, ururimi ruva ku Giswahili rujya ku Kinyarwanda. Twagiye guhagarika jenoside dukoresha Ikinyarwanda.
ariko nagiraga ngo mvuge kuri biriya muhora mwumva ku mbuga nkoranyambaga cyane bikoreshwa n'abantu bahunze bavuye mu gisirikare, bavuga ko bari abayobozi bapfuye, uhereye kuri Leta General Fred, uhereye kuri Bayingana na Majoro Chris Munyenyezi, ko bapfuye ngo bishwe kubera ubukundi cyangwa se umwiryane wari hagati ya RPA. Ni ikintu gikunze gukwirakwizwa n'umumajoro witwa Mupende watorotse muri RPA ubu ari muri Amerika. Ni ikintu cyakwirakwijwe n'Abagande ku mpamvu imwe gusa, ku mpamvu y'uko bashakaga kwivanga muri RPF no kugena uko iri buyoborwe. His Excellency arabangira, arababloka completely, arababwira ati mwadufasha ukundi uko ariko kose, ariko kwinjira muko RPF iyoborwa mu byibagirwa. Ibyo bitera akabazo, bazana ruma yo kuvuga ngo nitwe twishe Leta General Fred na Bayingana na Munyenyezi, ngo ni amacakubiri yaje muri RPA. Ntabwo ari byo. Uko bari abantu bapfuye ni ku rugamba, ni ibintu bizwi. Leta Fred hari mu gitondo itariki 2 z'ukwa 10 aratubwira twese mu gitondo, aratwadressinga, aratubwira ati umunyabwoba umupaka urafunguye nasubire Uganda. Akibivuga umwanza abatangiye kuturasa, we afata inzira wenyine ajya imbere yacu twese, aranadusigara agenda asanga umwanzi. Twese ababibonaga, bamwe muri twe twabonaga ko ari amakosa akoze, ariko ntawashoboraga kubimubwira kuko yaramaze kuvuga ngo umunyabwoba asubire Uganda. Ntabwo yavuga ngo umunyabwoba asubire Uganda ngo uvuge ngo sigaho garuka, reka gusanga umwanzi. Abantu baricecekeye bose, baramureba baragenda. Mu masaha make akurikiye umwanzi yamurasiye ku gasozi, amurasa nabwo atabigendera, atabigambiriye, ari uko yabonye gusa abantu bari ku gasozi birunze, apfa kurasa na machine gun. Ni ku rugamba, umuntu wese arapfa. Ashobora kuba yarabikoze kugira ngo atugaragarize ko nta muntu ukwiye gutinya, ariko bimuviramo urupfu. Munyenyezi we yabyutse mu gitondo itariki 23 z'ukwa 10 saa 10, afata imbunda ziremereye ajya gusanga umwanzi, ngo agiye kurasa umwanzi. Aho yagiye Ryabega asanga umwanzi yaduciye hagati, ingabo zacu ziri Gabiro n'iziri Nyagatare yaziciye hagati, ari Ryabega amugwamo, aramurasa apfira aho ngaho. Bayingana yumvise imbunda zarasaga Munyenyezi, yibaza ko ari izacu, atabasore barashe, atireka mbakurikire. Aje asanga umwanzi umaze kwica Munyenyezi, yateze mu muhanda nawe agwa aho ngaho. Ni ibintu byumvikana ku rugamba, nta macakubiri yari ahari. Bimfasha umwanya kubisobanura kuko ni narrative ihora igaruka cyane kwizwa n'uriya Mupende. Ku rugamba nta muntu n'umwe uba adafite risk yo gupfa. No, His Excellency yanyuze mu mariski menshi cyane, ahitwa Nkana muri Kiyombe. Umwanzi yamenya hari mu rutoki, ashyiraho imbunda 6 za 120, azurowinga ku rutoki, ararurasa rwose hafi gucika. Ndibuka 120 yakubise insina ari nkaha ngaha ku ndaki, insina yari nkaho ngaho wicaye, yakijwe nuko yari ku ndaki. Mu gitondo cyaho bamenya aho yari ari, bazana akajugujugu yirirwa ituzenguruka hejuru, baradvancinga turabarasa. Aho ntiwavuga ngo yakijijwe n'iki. Mu gitondo cyaho kuri 23 z'ukwa 12 badukura ahantu hitwa Kanyantana, tugeze imbere bajugunya ikompara rya mota inyuma y'umusirikare wa gatatu wari umukurikiye, riramukubita mu mutwe, arapfa. Yitwaga Gakuru. Buri muntu wese aba ari kuri risk. His Excellency yari kuri risk nk'abandi bose. Mu Rugano mu kwezi kwa gatatu tugenda nijoro, mu basirikare be ba hafi, umusirikare witwa Erasto Rugano Intwari, ubu ngubu ni Lieutenant Kano cyangwa Major, bamurashe mu nda mu gicuku. Tugenda tutabona aho se ntiyari muri risk. So buri musirikare wese uri ku rugamba aba afite
aba afite risiki. 93 muri Rowiti yaragiye ahagarara ahantu avugana n'abasirikare, tugiye dusanga aho yari ahagaze ni muri minefield, bari barahateze mine. Amaze kuhava umukoroneri witwa Gashumba arahaca iramukubita arapfa. So buri muntu wese hariya abari muri risiki. So icyo kibazo rero kibe kiriya cy'abantu bapfuye icyo gihe mu ikubitiro ry'urugamba, ni urugamba ariko rumera si amacakubiri, nta macakubiri, nta kintu cyarimo, nta n'umuntu washobora gutinyuka kurasa Red Fred, nta n'uwashoboraga kubigerageza, ahubwo ni urugamba niko rwari ruteye. Rero izo ni za rumazi zazanywe n'uwitwa Mupende, Major Mupende n'ubu ari muri Amerika, kimwe na abandi bahungaga bakajya i Burundi bakavuga ko abana b'i Burundi banzwe, abajyaga i Kongo bakavuga ko bagomba bashyirwa imbere. Mupende nawe yahunze ku rugamba. Icyo gihe kuva muri 90 yavuze ko yarashwe, avuga ko yarashwe ahantu abantu batabona. Nta washoboraga kumukuramo ipantaro ngo amurunguruke ngo areba aho bamurashe, akaguma acumbagira. Intambara irangiye Mupende arakira, akize bamuha akazi, yiba amafaranga y'abasirikare atoroka ajya muri Amerika. Ni ujya wandika ngo nitwe twarashe Red Fred. rimwe na rimwe izi nkuru abantu bagenda bavumbura ibintu batari bazi. Iyo habonetse okaziyo nk'iriya arabitubwira uwari uhari. Ubwo rero nibyo icyo nashakaga kukubwira rero ni iki, ibyo byagiye bikwereka uburyo twavuye Rucuncu tugera 73 tugera muri RPF, bafite uko bahanganye na bya bibazo bya mbere. Ariko urabona uko abantu bagerageje kurema utuntu tw'udutsiko, His Excellency uko bagerageje akadusenya, nibyo afandeka bari batubwira. Donc ni ukuvuga yuko rero ibyo bintu nibaza ko uwo murongo w'icyo gihe n'ubu ngubu niwo uhari. Kandi noneho n'abo basirikare uvuga ngo barahunze, cyangwa se bamwe bari n'aba ofisiye hano n'abandi, wenda hari n'abo usanga barahunze umururumba, hari n'abavugaga bati tumaze gufata igihugu, turashaka gukira, mureke twikubire byose, mureke dukabe byose. Abahutu nabo bari baratwirukanye, mureke tubohoze. Ngira ngo wumvise ko hari abari bafite amahegitari arenga 400 mu Mutara bagiye bagenda. Ngira ngo mwumvise ko hari abari mu bintu ngo by'amasoko ngo nibiki. Ngira ngo Hazare Migo hariya ku hepfo hari abaje b'abavandimwe, ngira ngo baragabana, ngo umwe afata igice cyo hakurya y'umuhanda ngo undi afata hino. Donc ibyo bintu byose birerekana umururumba abantu bari bafite icyo gihe. Noneho hari n'abandi bumvaga nabo bagomba no guhora, bakavuga bati jenoside turayihagaritse, ariko abahutu batwiciye abantu, mureke natwe tubarimbure. Sibyo? Ni ukuvuga ko iyo umuntu murebe, niyo mpamvu nkunda kuvuga ubudasa bw'u Rwanda, urebe iyo umuntu waje afite imbunda yagera iwabo agasanga umuryango we wose barawurimbuye, ariko His Excellency akavuga ati nimusigeho, ntabwo ari uko bubaka igihugu. Uribuka ahantu hari akantu bajya banyuraho bakiri mu ishyamba, arimo bari ahantu ku mukutano n'abasirikare, arimo babwira ati tuje tugakora ibintu bisa n'ibyabo turwanya bakora, tafauti itakuwa wapi. Avuga ati ikinyuranyo cyaba kiri he, twaba dutandukaniye hehe. Ni ukuvuga ko rero ubu bumwe bw'abanyarwanda, leadership y'iki gihugu ibukomeyeho, especially His Excellency. Ngira ngo wumvise ukuntu afandika bari yavuze utwo dutsiko bagiye bagerageza kudusenya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo umuntu arema amacakubiri, niyo mpamvu nakubwiye ngo bwa bumwe bw'abahutu bagiye baburema bukanga bugasandara, kuko ntacyo bushingiyeho, kubera yuko 73 busa bwarasandaye na n'ubu ngubu aho bahungiye. Nkunda kubabwira ntariko abahutu abakiga n'abanyenduka, nigeze kubabwira nti ko mwapfaga ubutegetsi mwese ubu mukaba ntabwo mufite, ubu murapfa iki? Sibyo? Isufi yuko n'ubumwe bw'abahutu iyo bugiye kujya hamwe, hari umuntu winaga nko mu misa agasaba misa agasabira abanyapolitike bishwe 73, abakiga bakanga kuyijyamo, n'ubundi abo mu majyepfo bakaba aribo bayijyamo. Ibyo bibera mu mubiri. Ni ukuvuga yuko umuntu ufite amacakubiri ni nka bya bindi bavuga ngo uzuye inguru bazibona hose. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu afite amacakubiri, ariko hari aho azagarukira. Ni jenoside RPF yahagaritse, n'abari abantu bisha abantu, nyuma yaho bari batangiye gusubirana nabo batangiye kwishakamo ibyitso. Yego. Donc ni ukuvuga yuko
niyo mpamvu nari ndimo kukubwira kandi ibyo bintu ni ibintu bishobora kuboneka muri izo ngirwamoko zose. Nakubwiye ko Rucunshu nta muhutu wari uhari na 73 ni umuhutu wishe undi. Habyarimana yishe Kayibanda na guverinoma ye yose. Ni abahutu bo mu majyaruguru bishe bo mu majyepfo. Donc ni ukuvuga ko ibyo bintu byose niyo mpamvu nkubwira ngo iyo umuntu afite uwo muco wo kurema udutsiko ariko no gucamo abantu ibice ntabwo ni umuntu ntabwo agira hagarukira. Ariko bisaba imbaraga zikomeye, bisaba guhangana nabyo. Dusoza ku byo General James Kabarebe atubwira no ku byaranze mu by'ukuri uru rugamba rwo guhangana n'ibi bintu, abantu ntibatekereze ko ari ibintu byari byoroshye guhangana nabyo. Yagarutse no ku ngamba, uburyo bwagiye bukoreshwa kugira ngo koko ibi bintu bisenyuke mu ngabo z'u Rwanda, ari naho ahera avuga ko ingabo z'u Rwanda ari indorerwamo nziza yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda mu myaka 30 ishize. umva uko General James Kabarebe abivuga. Ariko intambara irangiye 94 kubera wa murengwe n'ubusambo no kushaka kwikuza, haza kuzamo indi tendense yavuyemo ubupingamizi bwa Bakayumba Nyamwasa. Kayumba aragenda ajya mu gisirikare, atangira kugenda acamwa abantu ibice. Afata bamwe mu bavuye Uganda arabiyegereza, afata mu bavuye Burundi arabiyegereza, afata abagogwe arabiyegereza, afata n'abacitse ku icumu akabiyegereza, ariko agamije kwikuza. Muri RPA rero ushobora kubikora igihe gitoya cyangwa muri RDF, ariko aho wabizamurira ngo bimenyekane icyo gihe ntibabyemera. Kayumba rero nuko yaje kumenyekana. Hari n'igihe abasirikare bo muri Republican Guard umuyobozi wabo yabahanye ahanyemo umusirikare umwe w'umugogwe, abagogwe bose bageze muri 100 bahungira kwa Kayumba mu rugo. Urumva ukuntu yari yarubatse icyo kintu. Ariko ibya Kayumba nyine bimenyekanye nibyo byamuviriyemo gutoroka. RDF cyangwa ingabo z'u Rwanda zihora zifite mechanism muri intano ku buryo akantu kose kagiye kuzicamo gafite uburyo kamenyekana kandi kakarangira uwo mwanya. Erega RPA itaza kuba ifite ideology n'imyumvire iri hejuru, ntabwo muri 94 iba yarashoboye kwakira jenoside ikirangira ngo yakira abasirikare yarwanaga nabo 1500 ibinjize mu gisirikare mu myanya yose. Ntabwo byari gushoboka, nuko iyo myumvire yabo yari imaze kugera hejuru cyane, kandi inyungu zavuyemo ziragaragarira buri wese. Ntabwo imbaraga zagabanutse ngo kuko twinjizemo abo twarwanaga, ahubwo zariyongereye. Ziriya ntambara zose twarwanye, haba Kongo, haba Kisangani, haba Kitona, haba he, twarwanaga nka force imwe. So inyungu z'ubumwe bw'abanyarwanda ni ikintu kigaragara kandi cyabaye tested. RDF ni indorerwamo yaho ubumwe bw'abanyarwanda bugaragarira. Mu 2009 kuri Stade Amahoro His Excellency yatanze imidari. Mu midari imwe yatanze harimo umudari w'ubutwari wahawe abasirikare ngira ngo 3. Gutoranya intwari mu ibyo bita brevet muri RDF biragoye, ntabwo byoroshye. Ariko muri abo 3 batoranyijwe nuko bitasobanutse hariya harimo umuriyetuna witwa Dominique Sempiga yari ex-FAR, ariko hariya mu gutanga imidari kuri stade nta muntu wabimenye kuko basomaga amazina gusa gutya. Dominique Sempiga ikintu yakoze yari umu-instructor kubera ko aba ex-FAR baje bafite ubumenyi tudafite, bagomba kubutwigisha. Yigishaga aba ofisiye ba cadette ari kumwe n'abandi ba instructor, babigisha gutera grenade. Babigisha gutera grenade, umwe mu ba ofisiye ba cadette ayitera nabi, ayitera hagati y'aba ofisiye 8 bagenzi be. Kandi grenade iyo yatangiye gucumba umwotsi gutya igacumba umwotsi ntagaruriro. Sempiga yarasimbutse arayifata ayijugunya hirya. Ariko icyo mugomba kumenya nuko abo basirikare 8 yagombaga kwica, iyo Sempiga ashaka kwibona mu moko aba yarabaretse
aba yarabihoreye kuko yarababonaga niwe wabigishaga, ariko yarasimbutse afata iyo grenade ayikuraho ayijugunya ahandi. ubwo umwanzuro uraba ko RDF koko ari indorerwamo nziza, indorerwamo y'ubumwe bw'abanyarwanda. kandi ndatekereza yuko ntekereza yuko n'iki kiganiro iyo ushyiramo iriya mbwirwaruhame ya Fande Kabarebe yari ihagije. Ntekereza yuko ubwabyo iratwereka uburyo ubumwe bw'abanyarwanda ari bwo bushoboka, ariko ko ubumwe bw'udutsiko ntaho bwatugeza. Ngira ngo turiya dutsiko umukuru w'igihugu yagiye agerageza gusenya mu gihe yarakiyoboye urugamba, iyo atabikora urugamba rwari kurangira. RPF ntiyazi urugamba rwo kubohora igihugu, ntarwo RPF yari gushobora. Hanyuma iyo habaho guhora, wumvise ko yavuze kuzana abasirikare 1500 bo muri Exfar bakinjizwa mu gisirikare gishya cy'igihugu. Iyo habaho guhora, hakaba no kuvuga ngo aba bantu batugize impunzi imyaka 30 mureke natwe tubakande. Ubu Rwanda rubare guverinable rumeze nka Somalia cyangwa rumeze nka Zambia, muri bya bice umujura wese abyuka mu gitondo agafata agace agashyiraho leta ye. Donc ni ukuvuga yuko ubumwe bw'abanyarwanda nibwo bushoboka. Hari ibintu dukunda kuvuga muri Unity Club, iyo tuvuga ndi umunyarwanda turavuga ngo ni igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Ni ukuvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda nibwo bufasha u Rwanda, nibwo bubumbatiye u Rwanda nk'igihugu. Ni ukuvuga ko otherwise ubumwe bw'abanyarwanda budahari turaza kwenda ingapo tugeze muri wa mukungu gutumuka nahoze nkubwira uturuka muri ya macakubiri n'ibice nakubwiye. Yego Innocent, nuko nguko na concluding nge nshatse narangiza.